Nge oya Imana byo yarandemye. ntacyo wajya kuyiburanya. Yarakwitegereje kabisa. Yararuhutse. Yarakuremye. Bazaza abawe bazaza bameze nkawe. None ikintu kirenze ni ukuntu afite abana beza bwamurushaho no bwiza. Oya ntabwo wandusha ubwire kandi barakwiye ubwiza ubwumva. Amafoto yanjye ntabwo ajya agafoto kawe ni keza. Oya amafoto yanjye ntabwo ajya avuga. Uriya mfura yiwe basa ariko umwana ni mwiza we. Oya ibyo Imana yabitunganyije. Kuri kw'Imana. Shade watse nanjye nkazakubera umwana. Umwana kandi ntabwo uzaba sister basi. Ntabwo ugira ute. Ntabwo dusa. Sadari sibereye iki kugenda nkagufata bakankatakata bakaneraniranye sinaza nze kugira ngo use nkanjye. Sheri okay bana n'abadokiteri ntabwo ari Imana ntabwo bakuremo. Barinkorera nyamara byaba igihe gito. Ariko akenshi mba mbona abantu basa baba bahujwe n'amazuru yonyine mu maso. Njye nyine mva sinzi usa amaso mba mbona nyine izuru ari ryo ritanze. Eka nze nkubaze ikintu. Ni iki kintu cya mbere ku mukobwa nyine attirant nyine kiri attractive ku mukobwa? Ni izuru. Kuri Shaddyboo mbona ari amaso. Njye mbona izuru ari ryo ritanga isura y'umuntu. Ryo rirema nyine shape isura y'umuntu. Ni ukuri kw'Imana. Okay, really? Guys, mutubwire. Niko mbibona. Ikintu mbona cya mbere nzi ko inseko aricyo kintu cya mbere. Inseko ku mukobwa. Inseko se ubwo umuntu atasetse wabona ko ari mwiza? Nyine umva iyo nseko nyine. Umviyetse. Ndi kuvuga unyuhura n'umuntu. Ni ukuvuga ngo umuntu wese noneho nta nubwo ari n'umukobwa gusa, umuntu wese wishimye aba mwiza. Amaso Shadi nose kabwiza ukuri usetse amaso arabeshye. Amaso ari Shadi amaso meza. Okay ntabwo uri kumvuga nyine amaso njye amaso yanjye ni meza njye nawe, ariko ivo ayi we ariko iyo umuntu asetse ahishe ibintu byinshi cyane. Ushaka kuvuga ko nta bantu babi rero babaho? Amaso arahinduka no kuba mu binusi. Yareka jadirase. Sheri wanjye haba abantu babi ku buryo n'inseko itagaragara. Niko dare ibyo bajya kubira gute? Bazaseke urebe ko batabimenya. Sheri ngo nagara baha abantu babi inshuti yanjye niyo yaseka ubona rwose umva ari kubyikanira byanyu. None nshatse kuvuga ngo hari igihe hari useka kuvuga ngo aho kugira niyo buti. No ntabwo mbyemera. Okay bote yawe niye muri Facebook. Nizuru n'amaso n'amatwi. Njye ntabwo ndabitekerezaho ibyo ngibyo ariko rero ntukaburana ikintu utaratekerezaho. wowe undebye urabona ari iki kuri we? Njyewe ukuntu nabibonye rero sasa iyo umuntu asetse iyo yishimye like sourire utamubona ari mwiza. Oya Shadi kamubwiza ukuri uwo muntu ntiyajya guseka utashaka no kumureba. Mwa mugana akimpara abantu no kuri we batena Imana imbabarire nyine
usanga ko gasi keza katasetse none naseka urebe more beauty ngwino turebe ariko ari nuseka nawe ntabwo njya nseka amafoto mfite nasetse uzaseka urebe ukuntu noneho uzahita uba mwiza kubyina uze ko ngenda ajya nkunda guseka uri mubi niyo mpamvu ndi mubi ubwo urabyanzuye umukobwa utasetse ntaba ari mwiza ntabwo ari mwiza pe niko bwiza bwa mbere inseko Shade dufite aya maso tureke mamubonye ibyo ni ad like ni ad ariko ubundi ikintu cyane ubwo se wowe ko iyo foto utigeze useka urabona utari mwiza yego da noneho ntabwo ubonye nasetse noneho reba ko gafoto ukuntu uri mwiza Shade abadushuka urukumva aseka neza abadusuka n'abafite impingikirane mujye mugenda muzanike ngo muraba beza kandi bari kureba inenge babashuke ntabwo useka kubera ko ufite impingikirane useka kubera ko ugomba kwishima iyo wishimye inseko y'ibyishimo uba uri mwiza cyane ntabwo tubyemeranya ako gafoto urabona utari mwiza ubwo ni ukubera ko nyine bitazi ubwiza bwanyu Shade cyambere mwiza afite amaso meza umwana umuntu wese uziyahura azambabaje pe atamenyesheje then ciao umva and then anyihera izo staff ahita ciao rest in peace sibyo njye navuga ko mfite gahunda gahunda urayikomeje ewana ntari kabisa niwane birenga ku kwezi kwa karindwi bitarakunda ndumva mfite kwihangana cyane by'abazungu divine ujya kwiyahura iki barakwanze ubwo se ujya kwiyahuzwa kubera iki aranyaze nyine hayi kingi barakwanze isi yarakwanze isi yaranyaze n'abantu baranyaga erega isi ni abantu wa mugani ntabwo ndi kubona ibyo byo kwandika umuntu we none se mu gihe isi yakwanze nawe wahise wiyanga nahise niyanga uyu nawe ngo arashaka kujya kamakuza urabeshye ese mubeshye ntuzajye kwa makabuza mbabarira njye mfite tekinike uyu ngeyo tekinike yawe niyo nakunze ibyo kugenda ukameneka umutwe ugashwanyagurika noneho I know ibaze noneho udapfuye yesu we udapfuye wanakomeretse byaba ari ikibazo kandi ariyo go yawe ukavunika akaboko ntupfe wallahi billahi ibaze isi bwawe buri kumanuka ikimuga noneho nta n'umuntu wazajya ukwitaho sheri n'abakwitaho ni icyumweru cya mbere baba bashaka kukwereka ko bakwitaho unyuma uhita urambirana rero byaba byiza ukipfira ukarangiza guys umuntu ushaka kwiyahura nareke kwiyahura amakuza aze hano bya ntabwo ari byiza agashadira ibibazo byose waba ufite ntaribi bigumane ariko wowe uzitanga impyuka zawe n'imitima byose yes nibyo dukeneye nta bindi kandi nawe ufite gahunda nanjye mfite gahunda nanjye mfite gahunda numva utangiye kwisha mu mubare uranyumvira oh my god guys mushaka kongera ku rukundo kwiyahura nkabivamo cyangwa nkomeza niyahura
ashaka nzambwira nimba utararwihaye nta rukundo uzigera ubona ariko se mama mushaka ko babereka uruhe rukundo kandi na sha umva batanye kuvuga ngo nzabasigira account yanjye account yawe nonyine impyiko umuntu hano muri comment wano umukene enye nshaka kukiza abo bakene abakene tubafashe rero rwose ugira ubimbwire ntaragera ntarangwa umuti w'imbeba mbabara ntuzabyangize gusa mu buzima umwana umuntu wese uzi